Mana yacu, ijambo ryari rirambwira ko wishimiraga Dawidi kuko yari afite umutima uciye bugufi, umutima wo kwicuza, bityo bigatuma Mana ubasha kugira ibyishimo ugaseka. Nanjye ndaje imbere yawe Mwami ukundi kose kugira ngo ungenze uko ushaka, ungenze uko ushaka Yesu. Negereye wowe Mwami w'ijuru n'isi, ndaje uko ndi kose maze ungenze uko ushaka. Nguhaye umutima wanjye winjiremo, nkoresha icyo ushaka, mpindura icyuma cyawe, mukunzi wanjye we, ndaje ungenze uko ushaka. Wuzuye imbabazi, utinda kurakara, mpindura inzu yawe, twigumanire iteka. Nguhaye umutima wanjye winjiremo, nkoresha icyo ushaka, mpindura icyuma cyawe, mukunzi wanjye we, maze ungenze uko ushaka. Nguhaye umutima wanjye winjiremo, nkoresha icyo ushaka, mpindura icyuma cyawe, mukunzi wanjye we, maze ungenze uko ushaka. Mukunzi wanjye we, maze ungenze uko ushaka. Ni koko urakwiriye Yesu, umutima wanjye ugenze uko ushaka Mwami. Ibindimo byose bibyo kugushima, bibyo kukuramya Mwami Yesu, kuko uri hejuru ya byose, urarengeye Data. Nguhaye umutima wanjye winjiremo, nkoresha icyo ushaka, mpindura icyuma cyawe, mukunzi wanjye we, maze ungenze uko ushaka. Mukunzi wanjye we, maze ungenze uko ushaka. Tubahaye ikaze kuri Harvest Mahoko. Tugiye gukomeza mashengesho y'iminsi 40 ku isomo rya 9, aho turiga iri somo
ikibazo kivuga ngo ni iki gitera Imana guseka. Turahera ku isomo riri mu gitabo cyo kubara igice cya 6 n'umurongo wa 26. Kubara igice cya 6 n'umurongo wa 25. Haranditswe ngo Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Aya ni amagambo ari muri iki gitabo cyo kubara yavuzwe n'umugaragu w'Imana Mose. Muri iki gitabo rero ubuzima bufite intego, handitswe ko icyo twaremewe guhesha Imana icyubahiro, twaremewe kuramya Imana, twaremewe kubaha amategeko y'Imana. Ahangaha muri iki gice cyangwa se muri iki gitabo turasangamo umugaragu w'Imana Nowa wakoze ibyo kubaha amategeko y'Imana kandi akaramya Imana kandi akayubahisha. Uku kubahisha Imana kwa Nowa, yumviye Imana imutegeka kubaza inkuge, nubwo abantu bari bakabije kuba babi, bakabije gukora ibyaha, ariko Nowa mu bantu bose bariho muri icyo gihe yakoze kumvira Imana, abaza inkuge, arokokana n'umuryango. Bityo rero tukimara kubona ubutwari Nowa yakoze, reka dukomeze dusoma amagambo dusanga muri Zaburi ibice 119 ku murongo w'135. Handitswe ngo umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unyigishe amategeko wandikishije. Imana yacu itwambika imbaraga. Ahangaha ni umugaragu w'Imana Dawidi, nawe yakundaga kubaha amategeko y'Imana. Dawidi yakundaga kuramya Imana, atanga indirimbo aririmbira Imana, ayinezeza, ayitambira ibitambo. Ibyo byose bigatuma Dawidi Imana imureba ikanezererwa. Imana imureba, yamara kunezererwa Imana bikayitera guseka. Haleluya! Natwe hari icyo tugomba gukora, twebwe turiho dukurikije bariya abantu batubanjirije. Dusanze Nowa yarumviraga Imana mu mibereho ye yose. Nubwo abantu bari babi, bafite ubugome bw'ubwicanyi, bafite ubugome bw'ubusambanyi, ariko Nowa wenyine yumviye Imana, bituma Imana imubwira ko akwiye kubaza inkuge akazarokokana n'umuryango we nawe. Noneho na Dawidi mu gihe cye, nubwo yari umwami, ntiyitaye ku cyubahiro cy'ubwami bwe, ahubwo yamenye ko yashyiriweho ku isi kunezeza Imana no kuyiramya. Dawidi aha nibwo yavuze ngo umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unyigishe amategeko wandikishije. Imana yacu itwambika imbaraga. Tugomba kubaha amategeko y'Imana, tukayinezeza, natwe ikadusekera, tukayitera umunezero, tugatuma iseka nk'uko Dawidi yayitambiraga Imana, ikanezerwa kandi igaseka. Muri icyo cyigisho cyangwa se muri uko Imana yaturemeye kugira ngo tuyinezeze, natwe tugomba kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije. Dusoza rero tugana ku musozo, turasoma ku munsi wa 9 turiho twiga iki gitabo no gusenga Imana. Tugomba gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanje. Ugomba gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanje, ugatekereza ku ntego y'ubuzima bwawe. Kamenya ko intego waremewe ariyo kunezeza Imana, ariyo kumvira Imana. None wamara kumvira Imana, wamara kuyinezeza, ikagusekera kuko yabigenje kuri bariya
batubanjirije. Ingingo yo kuzirikana, Imana iranezerwa iyo nyizeye. Imana iranezerwa iyo uyizeye. Nico twaremewe, nico yadushiriye ku isi. Igice umurongo wo gufatwa mu mutwe turasoma Zaburi igice ca 147 ku murongo wa 11. Haranditswe ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Imana yacu itwambike imbaraga. Ikibazo cyo gutekerezwaho ubwo Imana izi byiza bikwiriye ni hehe mu buzima bwanje nkeneye kuyizera kurutaho. Haleluya! Ubuzima bwanje bukwiye kunezeza Imana, ubuzima bwawe bukwiye kunezeza Imana. Dusoza, Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu.